Hey guys, King here. Nongeye nagarutse muri iri somo aho tugiye gukomereza amasomo yacu. Ku bantu batarareba amasomo y'ubushize ndabashishikariza kugenda mukayareba kuko aya masomo twiga ni uruhererekanye. Ushobora kubyumva nk'isomo urebye rino somo ryonyine wabyumva, ariko none utangiriye mbere isomo rya mbere, irya kabiri n'irya gatatu byagufasha gusobanukirwa umurongo turimo turigira hamwe ukuntu umuntu aba umuyobozi mwiza n'ukuntu wazana impinduka muri wowe ukazana n'impinduka no mu bantu mukorana. Rero mu kwibutsa, bwa mbere twarebeye hamwe ibintu 5 biranga umuyobozi mwiza. Wenda sinabisubiramo byose, abantu bagendera video. Hanyuma isomo rya kabiri turavuga ngo nyuma yo kumenya ko uri umuyobozi mwiza ni gute noneho usohora ibikurimo ukabasha kubishira hanze bikabyara ikintu gikomeye. Tuvuga yuko ugomba kugira icyerekezo, ugomba kugira inzozi, ukagira icyo twita mu cyongereza vision. Hanyuma tuvuga yuko hari ikintu cyangwa ibintu ugomba kwitondera mu gihe wagize inzozi kugira ngo uzabashe kuziramba, muzabashe kugira ku kintu gifite agaciro. Kandi nawe ubwawe kikoroheye, ukora wishimiye, utazagiramo imbogamizi ngo ukivemo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ni iki wakora kugira ngo za nzozi zawe, ya vision ufite muri wowe, zizabashe kuramba imyaka 10, 30, 50, 70. Hanyuma n'igihe utazaba uhari, abazaguma aho ngaho, abazaba bagihari, inzozi zaba zazikomeza. Mbese mu yandi magambo, ni gute uba relevant mu gihe uhari, mu gihe udahari, inzozi zawe zigakomeza zikaba relevant. Inzozi ubwazo ndetse nawe ukaba relevant mu gihe urimo urakora. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora, ugomba kugira ikintu twita influence. Ukagira influence mu bantu mukorana, ukagira influence mu bantu ukoresha, ukagira influence no mu gikorwa cyawe urimo urakora cyangwa umushinga watangije. Ijambo influence tugerekeranyije mu rurimi rwacu, especially ku basore nkanje n'abandi badukurikirana, ni ijambo twita kubaka izina cyangwa kugira agatwiko, gutwika. Iyo umuntu avuze ngo natwitse, yatwitse, aho ukumva umuntu aravuze ngo uriya muntu ni umuntu wubatse izina. Icyo abashatse kuvuga ni uko hari ibintu urimo urakora bidasanzwe, kandi ikintu urimo urakora gifite umusaruro either mwiza cyangwa mubi mu bantu urimo uraservinga. So mu yandi magambo, ibikorwa urimo urakora bifite ikintu urimo biratanga muri community ndetse nawe ubwawe bikakubakira izina. Ariyo rero bigaruka kuri ya point twavuze yuko biguhereza influence. Rero ukibaza ni iki ugomba gukora kugira ngo ugire influence muri abo bantu n'ibikorwa byawe urimo urakora. Ikintu cya mbere, ugomba kugira inzozi ziri unique. Ugomba kugira icyerekezo gitandukanye, gifite umwihariko wacyo kuruta ibindi bintu abandi bantu barimo barakora biri aho ngaho hafi. Ndatanga ingero ziri biblical, tange n'ingero zisanzwe kugira ngo ipoint tuyumve. Hanyuma kubera ko twibanda kuri leadership, ndagenda ngaruka ku ma institution, ibigo cyangwa imishinga iri common muri societe yacu. And I hope yuko abantu bataba offended n'ibyo ndi bugende vuga, kubera ko iki kirambi tugenda tuvugisha ukuri kandi tukamaking sure yuko twigishije abantu ugakuramo isomo. So rero kugira inzozi z'umwihariko zifite ubudasa ni gute? Ndabaha urugero rwa mbere. Hari umugabo w'inshuti yanje afite iduka ricuruza ibiryo by'Abanyafurika. Buriya rigena nibaza nkavuga ati nk'iyo afungura iduka ricuruza nk'ibintu biri muri Costco cyangwa akagurisha ibintu biri muri Walmart, akagurisha ibintu biri muri store yindi ihari iri popular, cyangwa store yindi nubwo itabiri popular ariko already hari. Ni ukuvuga ngo market yiwe, influence yiwe yari kuba negative cyangwa ikaba very low, kubera ko already hari abandi bantu barimo barakora ibikorwa arimo arakora. Ariko we yigira inama, I don't know nimba yigira inama, ariko ibikorwa byiwe yatangije bifite umwihariko w'uko yaje gusubiza ikibazo
cyari kiri muri societe, muri community yacu. Uravuga ati okay, abantu bakeneye ibiryo by'abanyafrika, reka mbibazanire. Izo nzozi ziwe rero zimuheza kugira influence, kugira izina mu bantu. Ndibaza yuko ukoze nka survey, ukabaza nk'abantu ukavuga ati mu muhana wacu ninde muntu ufite izina, wubatse izina hano muri uyu muhana, yaza kuri liste ya mbere, kubera ko inzozi ziwe ziri very unique. Urundi rugero nakoresha, urabona nko ahantu wenda tugiye kuja opposite, negative, turebere hamwe ni gute inzozi usanga nyine zidafite umwihariko. Urabona nk'amatorero menshi muri societe yacu, itorero A n'itorero B, for example. Indirimbo baririmba mu itorero A nizo baririmba mu itorero B. Kwigisha ijambo ry'Imana mu itorero A ni nako bigisha mu itorero B. Activity, ibiterane, ibikorwa, ibintu byose bakora mu itorero by'ubusabane, mu itorero A naryo riri mu itorero B. Hanyuma structure ya leadership, uko hano bakora ubuyobozi, uko bupanze imikorere yaho, ibiri almost the same no mu itorero B na itorero C na D na. Ugasanga rero nta kintu cy'umwihariko abantu barimo barazana, kandi ahantu hari ibintu biri common, nta innovation ihaba. Iyo nicyo kintu cya mbere uhasanga. Usanga abantu nyine barabaye nk'ikidendezi, n'ibikorwa byarabaye nk'ikidendezi, ikintu kiri aho ngaho kitagira iterambere, kitagira kuramba igihe kinini. Ahubwo ugasanga hazamo ibibazo byinshi kuruta uko hazamo ibisubizo bije gusubiza ibibazo biri muri community. Nk'urugero natanga, urabona amatorero menshi, nkanje nagira amahirwe yo kuba mu matorero menshi no kuba mu buyobozi bumwe na bumwe, nkasobanukirwa imikorere yaho. Iyo ndebye nk'amatorero y'abanyamahanga, usanga mission na vision yaho ibiri very specific. Ugasanga itorero rimwe bakora ku bintu bijanye na mission, ni ukuvuga ngo activity, ibyo bakora, ibyo bavuga, ibyo bigisha bizibanda kuri ya vision bihaye yo gukora ibintu bya mission. Iyo bafite vision ya discipleship, icyerekezo, activity, ibintu byose byibanda kuri ya mission bihaye, ya za nzozi ziri very specific. Hakaba n'abandi bafite icyerekezo cyo kugira bino bintu bya prosperity, byo kutunga, ari ubu ngubu bigezweho. Ugasanga nabo bari unique and very specific mu bintu bakora. Maybe ushobora kubikora gutandukanye, ariko bihaye icyo cyerekezo. Bigafasha rero kubahereza audience, abantu babakurikira bakaba bazanye, bakaba bagiye mu kintu bazi icyo kirimo kirakora naho kizagana. All twebwe muri societe yacu rero ni ikintu just kiri aho ngaho. Ntushobora kumenya ati vision ni iyihe, mission ni iyihe, icyerekezo ni ikihe, kizakorwa gute, n'indi uzagikora. So ugasanga rero nta innovation ihari, kubera ko abantu barimo barakora ibintu biri just tubira aho ngaho. So it's always good kugira icyerekezo, inzozi zitandukanye n'abandi bantu bari n'izindi society, izindi community ziri aho ngaho. In terms of organization, ibikorwa mukora cyangwa aho ukorera, uko mukora, byose bikagenda biba unique ndetse bikagira structures yazo. So mu yandi magambo, it's always good kuzana igitekerezo gitandukanye n'ibyo abandi barimo barakora, hanyuma ukagihereza umurongo uza gusubiza ibibazo biri muri community cyangwa ikibazo kiri muri community. Point ya kabiri yo kugira ngo inzozi zawe zibe relevant kandi ugire influence, ugomba kwiga. Kwiga ni ikintu abantu benshi bajamo ariko batasobanukirwa niye mpamvu ndimo ndaje kwiga. Urumva uri nk'umwana, hari ukuntu nyine ababyeyi bakubwira ati genda wige, ukagenda ukabikora, ariko muri wowe utarasobanukirwa niye mpamvu genda kwiga. Tugarutse kuri point yacu yo kugira ngo waguke inzozi zawe zizarambe, dufite abantu, abayobozi batangije inzozi, cyangwa umuntu wari we wese. It's not about leadership, it can also be applied mu bindi bintu ibyo ari byo byose mu buzima busanzwe. Dufite abantu benshi bafite inzozi nziza, yes,
ariko batafite umwanya cyangwa taking a time yo kumva ko bagomba kwiadaptinga, kwiga guhora ba changing a routine z'ukuntu bakora ibintu. Ndabaha nk'urugero, urabona leadership nyinshi yacu ishingiye ku bintu abantu bayoboye benshi n'abantu bize muri za 80, muri za 70, bamwe ntibananize. Noneho ugasanga ubuyobozi bwabo, inzozi batangije, icyerekezo bihaye, nta kuntu cyagerwaho bakoresha imyumvire yo mu kinyejana cya kera. Turi mu kinyejana gishasha, abantu bakora ibintu ukuntu gutandukanye. Nk'urugero, nkanje ndi muri involved ya youth ministry, nibyo nkunda gukoramo. So usanga nk'abantu bakuru bacira urubanza abantu batoye ukuntu bambaye, ukuntu bavuga, ukuntu bitwara, ariko ntibabahereze inzira y'ukuntu bahinduka. Okay, let me break it down. Tuvuge nk'urugero, nkanje kubera ko ndi umusore muri iki kinyejana, nkabona umusore hari ukuntu yitwara kugomba guhinduka. Iyo ndi mu kinyejana cya kera, mucaha mubwira ibintu bibi. Ubwo urumva ko ndimo ndagenda muri style y'abantu ba kera bayoboye bize muri za 80. Culture yaho ni uko umuntu ahita gucaka kubwira ibintu bibi, akakubwira ukuntu uzaje mu muriro, ukuntu uzagira gute. Ikinyejana turimo nicyo gucaha umuntu mu rukundo. Wowe ukamubera example, ukambara neza, waje no kumubwira amakosa yiwe ukamusohokana out, ukamubwira hey, ndifuza kuba inshuti yawe. Muri uko kuba inshuti agenda ubitwara gahoro, result ikazaba yayindi. Akavuga ati King ubwo aza kunganiriza, why niye mpamvu. So muri uko kugenda aba curious, bikagenda bimufasha gusobanukirwa ko inzira yatoye atariyo agomba guhindura, akabona batazahinduka, which is common nyine ibintu bisanzwe. But approach dukoresha rero ni ibitandukanye kandi tuzana result. So urebeye ukuntu barabayikora, icyo baba bakeneye ni uko umuntu ahinduka. Naho muri iki kinyejana icyo baba bakeneye ni uko umuntu ahinduka. But the way we approach it bigenda bikaja kuri kwa kwiga rero. So no kuvuga ngo igihe uzanye inzozi nshasha rero, ugomba guhora wiga kugira ngo uko ikinyejana gihinduka, result ukeneye ni zimwe, ariko ukuntu za approaching, urimo uraza approachinga style yo mu kinyejana tugezemo. Personally nkanje niga ibintu bya IT. Ibintu nizi imyaka 5 ishize, ntago ari byo bintu birimo birakoreshwa ubu ngubu, biri irrelevant. Rero kugira ngo njewe mbe relevant n'ibyo ndimo ndakora mbigiremo umusaruro mwinshi, nuko ngomba kwiga guhozaho nshaka ikintu gishasha gitandukanye n'ibyo nari nsanzwe nzi, and then nkabza apply with the same principle to get me to the result nkeneye. So kwiga ni ikintu cy'ingenzi. Abantu bayoboye, abantu bafite inzozi, akahita kwamba kumva ko ibyazi bihagije, I can guarantee you ko inzozi zawe zidashobora kumara n'imyaka 30. Point yindi tugiye kurebera hamwe, ari nayo nifuza ko abantu twakibandaho cyane, ni point ivuga ngo iyo ufite inzozi ushaka ko ziramba zigera kure, ugomba guhereza abandi bantu umwanya kugira abashe gukora ibi barimo. One of the things that I've noticed muri community yacu cyangwa mu ma organization menshi nuko akenshi umuntu abashaka ngo akore ibintu byose, ube involved muri ikintu cyari cyo cyose, which is bidashobora gukunda kugira ngo inzozi zawe zikore, kuko ubangamira abantu barimo barakora ibintu bazi. Nk'urugero, nkanje sinzi ibintu bya mekanike, siko igihe imodoka yanje ipfuye yitwara ku muntu wabyigiye akabikora, akansobanurira, sometimes nkabyumva, sometimes simbyumve, ariko yabikora akanzanira result nkeneye. None njewe mbere yuko mwishura ngomba kumaking sure yuko icyo yankoreye uko nagishakaga ariko cyagenze. Aho mbonye bitagenze neza nkamubwira ati hey, uhindure kano kantu, I think ndimo ndabona katameze neza, siko agasubira akagukorera. Yaje kuguha result zawe ukeneye ukabyishimira. So habaye ibintu bibiri. Icyambere, wahaye wa muntu uzi ikintu kugikora technician kugukorera imodoka yawe,
akayikoresha ubumenyi afite, wowe gusa ikintu wagize ni ukuapprovinga nimba ibyo yaguhaye ari byo nk'uko wabyifuzaga cyangwa nimba atari byo ko wabyifuzaga. Bakaguriza budget y'amafaranga yakoreshejwe, warangiza ukabishura bigashira aho ngaho. Muri leadership cyangwa mu kwiha icyerekezo on an individual level is the same thing. Ugomba guhereza abantu umwanya gukora ikintu bazi. Kandi aho ngaho niho hantu tugira weakness muri community yacu. Usanga nko mu itorero abantu benshi nka senior pastor, umuntu mukuru, ashaka ibintu byose abe involved. Muri finance akoremo, muri events abemo, ahantu hose abemo, ntihagire akantu atabamo. So ugasanga rero ntago uhaye umwanya w'abantu gukora icyo bazi. Kuba warabizeye nuko wabizeye kugira ngo icyo kintu bagikore kandi bagikore neza, za nzozi zawe zibashe kwaguka. So it's always good, wenda sinabijamo in details, ariko I think ko ni ikintu tugomba guhindura kugira ngo tubashe kugira inzozi zirambye. Kuko igihe cyose uhaye abantu umwanya bakora ibyo bazi, hanyuma bikabafasha kugera ku nzozi zabo in terms of skills, ibyo bazi gukora bakagenda babikora neza. Hanyuma muri uko kubikora neza no kwiyubaka as an individual, bakubaka na za nzozi zawe, ya vision yawe uri murakora. So I think twatwaye umwanya mwinshi. I always want to do 10 minutes, 15 minutes. So kugira du concluding, twavuze yuko kugira ngo inzozi zawe zizarambe, ibikorwa byawe uri murakora, institution ufite uri murakora, ugomba kugira influence mu bantu. Kugira influence si ukumva yuko ufite izina wowe ubwawe, kuko influence igomba kuba relevant mu bantu, mu bikorwa ndetse nawe. Twarebe hamwe yuko ushobora kuba relevant mu bantu, inzozi zikaba irrelevant. Nkuko inzozi zaba relevant, wowe ukaba irrelevant depending na personality yawe ukora. Tugasubiraga muri bya bice byo kugira za quality zawe nk'umuntu w'umuyobozi. And then tuvuga yuko kugira ngo rero ubashe kugira influence mu bantu, ugomba gukora ibintu nka bitatu. Hari hariho byinshi but I went through 3, ibindi byose tuzagenda tubiganira nyuma. Tuvuga ko ugomba kugira inzozi zifite umwihariko. Umwihariko ushingiye kuki? Ushingiye kuza gukemura ibibazo cyangwa ikibazo kiri muri societe. Hanyuma nukora gutyo uzagira influence. Icya kabiri twavuze ko ugomba guhora wiga, wiadapta kuri culture ihari, guhora wiga, ugira innovation muri wowe igenda ijana n'igihe kigezweho. Ukaguma ku mahame wihaye kuva utangiye, ariko imikorere ikagenda ihinduka. Nk'uko umubiri w'umuntu ugenda uhinduka, ubu uri umubiri ariko ugenda uhindagurika bitewe n'ibihe, the same thing n'ibikorwa urimo urakora bigenda bihindagurika bitewe n'ikinyejana, ariko principle n'intego igomba guhora ari imwe. Aho ugana hagomba kuba hari hamwe. Ikindi twavuze, ugomba empowering abantu, ugomba kubahereza umwanya kugira ngo babashe gukora ibintu bibarimo. Naho nukenera kubijamo ngo bikore byose, bizatuma inzozi zawe zitaramba, abantu bazacikamo. So ni nk'iryo somo nashaka ko twiga uno munsi, and I hope yuko ryagize icyo ribafasha ku bantu bafite ibikorwa murakora, ku bantu bashaka gukora ikintu runaka, ndetse no ku bantu bataratangira. Bibahe encouragement kugira ngo ubashe gukurikiza step, lesson 1, lesson 2 ni lesson y'uyu munsi, guhereza encouragement kugira ngo ubashe gutangira ukore ugere ku nzozi zawe. So that's all for today. I hope yuko mwize ikintu gishasha. Nanibutsa abantu gukora subscribe, share na like, musangize ibiganiro abandi bantu kugira ngo nyine bazabashe kubireba, and see you.